umwe mu minsi mikuru ya gikristo uhindura isura n'abayituye. Ni umunsi mukuru uko tubivuga, ni umunsi udasanzwe uba rimwe mu mwaka. Ni umunsi abana, abakuru bose bizihiza ivuka rya Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Ni umunsi twishima, benshi tukarya nk'uko bitari bisanzwe, tukanywa, tukaruhuka, tugasenga. Ntabwo ushaka kumenya umubare w'abantu benshi b'abacuruzi badukundisha umunsi mwiza wa Noheli. Ntabwo ushaka kumenya umubare w'abantu benshi bavuze ijambo ngo nzagura iki kuri Noheli, nzambara iki cyangwa nzarya iki cyangwa nzajya aha. Ibyo byose bihita bisanisha ku bucuruzi, kugura no kugurisha kurusha uko yatekereje kujya gusenga. Ntibivuze ko hari abantu badasenga kuri Noheli bagiye ari benshi, ndetse n'abadaheruka kujyayo, kubera ko bafite imyenda myiza kandi mishyashya baguze bagomba kwambara kuri uwo munsi n'inkweto nziza, kubera ko bumva bagomba kuruhura mu mutwe ndetse no kuruhuka kuri uwo munsi nta kazi gahari. Ariko abenshi ntibatekereza ko ari umunsi mwiza Yesu yatuvukiye. Abacuruzi, abamamaza n'abatazi kwamamaza muri iyo minsi barabyiga bakabidukundisha, ndetse nyuma yo kwamamaza ibicuruzwa byabo bakatwongeraho ngo bifurije Noheli nziza n'imiryango yanyu. Byinshi mu bikorwa abantu bakora umunsi wa Noheli cyangwa iminsi ibanziriza Noheli ni ibikorwa bifite aho bihuriye n'ubucuruzi. Nuza kwitekereza neza uraza gusanga abantu benshi baraguze kubera uwo munsi, abantu benshi baragurishije kubera uwo munsi, bitegura, bizihiza, bakeneye kuzishimana n'imiryango yabo kuri uwo munsi wa Noheli. Umunsi mukuru wa Noheli byo guhinduka ubucuruzi byatangiye ku kinyobwa kidasembuye, ikinyobwa cya Coca-Cola. Uru rwengero rw'ikinyobwa cya Coca-Cola cyatangiye mu 1920. Ikinyobwa cyamamaye cyane hirya no hino ku isi, ikinyobwa kidasembuye gikunzwe n'abatari bake. Mu mwaka wa 1800 mu bwami bw'abami bw'Abaromani havutse umugabo utangaje, igikundiro, ukunda abantu, umugabo wafashwe nk'umurinzi w'abana. Umugabo yitwaga Nicholas, yajwe no kugira mutagatifu Nicholas, Saint Nicholas. Nyuma yaje kumenyekana mu Holandi, ari naho yaje guhindurirwa izina yitwa Santa Claus mu Gihorande. Tariki mutagatifu Nicholas yapfiriyeho ariyo 6/12 yaje gufata nk'itariki y'amateka, itariki y'amahirwe, itariki y'umunsi mwiza w'abashyingiranwe cyangwa abagomba gushyingiranwa, itariki yo kugura no kugurisha ibintu byinshi kandi byiza. Nicholas azwiho gufata imitungo ye yose akayiharira abakene ndetse n'abatishoboye nta kiguzi cyangwa se ingurane. Mu 1920 abayobozi b'uru rwengero batekereje gukoresha inkuru ya mutagatifu Nicholas mu rwego rwo kuzamura no kumenyekanisha igicuruzwa cyabo, ikinyobwa cyitwa Coca-Cola. Cyari igitekerezo cyiza kubera ko mutagatifu Nicholas yari yaramenyekanye mu bikorwa byinshi byiza bitandukanye byo gufasha abatishoboye ndetse n'umurinzi w'abana cyangwa se inshuti y'abana. Kuva uwo munsi abantu batangira gukunda Coca-Cola kubera umunsi mukuru wa Noheli. Abandi bakunda Noheli kubera gukunda Coca-Cola. Uyu munsi abantu batari bake bizihiza Noheli, ariko cyane cyane ku mpamvu y'ubucuruzi, kurusha kumenya ko ari umunsi mwiza wa Yesu Kristo yatuvukiye. Noheli yamaze gufatwa cyane nk'umunsi uhenze kurusha indi minsi yose. Twafata nk'urugero, mu gihugu nka Canada bakoresha amadolari agera ku 1,100 buri munsi wa Noheli, bagura ibyo kurya, ibyo kunywa, banatemberamo. Mu gihe urugo rwaho rwinjiza 2,800 y'amadolari buri kwezi, hafi 1/2 cyakoreshwa ku munsi umwe wa Noheli. Muri Amerika batanga nibura 1,200 y'amadolari kuri Noheli. Mu Bwongereza ni 1,000. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko kwezi kwa mbere kugora ari kubi ku bantu bose. Ese byari bikwiriye ko
dutakaza amafaranga menshi ku munsi umwe wa Noheli, andi mezi menshi yose akurikira akatubera mabi. Ikiganiro cyitwa Inkingi y'Ubuzima, njyewe ukibategura na Kizzo nitwa Richard Rugarintwari. Tubifurije kugira Noheli yuzuye umunezero, iterambere ndetse n'umwaka w'amahoro, ibyishimo n'ikindi cyose gisa nabyo. Hasta la vista.